ngiye kuvuga umuntu yihangane, ngiye kuvuga umuntu turimo turasangizanya experience. Umunsi umwe umwana wacu yigeze kugira ikibazo kumwe aguteje ikibazo warakaye, noneho agasanga reka mwe ngo mu mutwe byabaye byinshi. Mama wahita avuga ati wacyana wegeye sinkunda umwana ukora amakosa mu buryo buntu, mbega akoresha iryo jambo. Noneho umwana azanyirukiraho nka papa we ati papa, ati mama tugize gutya na gutya na gutya. Noneho kubera amakosa yarakoze naye ndamubwira nyine yaramenye televiziyo sinibuka cyangwa ariko yarakoze ikintu kinini kiremereye. None ndamubwira nti hano twaboroshe dusiga amano yabo, buri mugabo aragenda afate umugore we, narangiza aho ngaho areba urukweto rw'umugore we, araza namara kumubona hariya aragenda afate urukweto rw'umugore we aza mwambike. Twagiye abanza afate urukweto cyangwa oya arabanza mumenye. Oya no, oya reba mano gusa. Genda uzane okay, muzane inkweto zawe. Ngabo babagabo ni mwihute muza mugaruke. Oya arakiza uko bigenda. Uwawe numumenya uramuhobera. agahita aca muri gemusi agatangira kunsobanurira neza ko ari umugabo mu rugo. Hangira ati ubu ureba muri uru rugo ni nge, none hari batanu nibura mwitemo, ni wowe uba muri uru rugo, n'ubundi gemusi niwe mutwe w'urugo rwacu, ni umugabo wa ruriya rugo. Noneho nimwibaza impamvu abinyemeza, ariko mujye mudufashe gutekereza. Nibyo byandi Satani yakoresheje no mu ngobyi abwira Eva. So nubwo ntanga urugero kuri uwo mubyeyi, ariko hari abandi natwe dufite ibidutwaje igitugu, kandi ibyo bintu bidutwaje igitugu ntibiri buduhe break. So iyo bitaguhaye break uhana ukubita umwana, muzabireba bajya bakubita abana cyangwa mukore research. Iyo ukubita umwana wumva umerewe ute? Umukubitana igihunga, ariko warangiza akaba ari wowe uvuga ngo nukuvuga ngo uriruhura, wikiza icyari kiguhagazemo, hanyuma ukamukubita warangiza ukumva ni wowe uruhutse. Umwana nta kimumariye, wakimariye. ngo kubera ko yamwise cyana ati wacyana we, ati ntabwo ngenzi nakwihanganira mu makosa yawe. None se ko ngewe utakwihanganira amakosa yanjye ku myaka yanjye, ko wihanganira kuzihanganira ya mama uzarinda bo mukecuru atukana? Surukunda rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki mw'ijuru n'isi, mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose, inyanja zose, aja zose zabana wino, ijuru b'impapuro, ibyatsi nabyo bakabigira byose uducumu tw'abanditsi, ab'isi bose bakandikaho
iteka ryose kandi ukwikunda kwikunda umwana wayo jeni kwinkunda inkunda ntakwiriye nari umugome nukwima Yesu ngwamba mbirwe ku musaraba mubo yacunguje ayo maraso ziyuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mw'isi yose mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa iki mw'ijuru isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Hallelujah. Amen. Mwakwicarira. Umwana akareshya gutya ukasuka bimeze gutya. Iyo byirimo n'amakosa. Yajwe ryonyine iraza ikamuturaho ingera n'inzi mukuyeho. Ahubwo ndakunda kuvuga ko asezinga cyane abapapa. Naza kugomeraza kumenya impamvu cyane abapapa. Aho muca bugufi niba ngombwa abone ko umuhaye cyubahiro upfukama ujye hasi mureshya. Iyo mureshya mukavugana mureshya yumva ko wa muntu burya nubwo ari mukuru ariko yanyubashye bituma umwana abasha gukumva mu buryo bworoshye rwose. Ibyo mbabwira dufite abana b'abahungu 4. Ni ukuvuga ngo twebwe ibyo twiga turagenda tukabikorera practice ku bana. Abana bacu bahindutse area yo gukoreraho practice, ariko nanone tukabona umusaruro kandi tugashima Imana. Uca bugufi umwana uri murebye ukamubwira arakumva, ariko umwana n'umushiki umuhagaze hejuru na ryajwi ryawe ejo azakubona atangira gutinya. Natangira gutinya ntuzamenya inshuti ze kuko communication yarapfuye. Haleluya. Reka uteka akomeze kutuganiriza kuko njye navuga ngo mvuge byose bimareyo uko byumva bitekereza, ariko Mwuka w'Iteka akomeza kugenda akwereka n'izindi mpande. kugira ngo muri pointi ya mbere avuze aha twashobora kuzengurika tubaganirize duhereye umwana akiri mu nda, ariko ibyo ari byo byose ni isomo rigari, ni isomo rinini cyane muri ibi turimo kuvuga. Niyo mpamvu turi buse n'abihuta nta kibazo, kugira ngo dusige akanya k'utubazo, kuko urumva nko kugira ngo iyi pointi ya mbere twavuga ngo umubyeyi wumva umwana, icyo ni ikintu kumva umwana murimo gukomereka, ubwo ni impande zombi, umwana n'umubyeyi. Wige umenye imikurire y'umwana wawe, icyo ni ikindi. Urumva ibintu twabundanyije kumenya, kumenya uko umwana wa developa cyangwa se azamuka, kubafata kimwe ni ikindi. Nubwo mu by'ukuri bikubiye mu ijambo avuze ko ari byiza yuko ijambo ryose riteye isoni ritaduturukaho, icyo tugiye kuvuga twibwire ngo ugiye kucyumva wagiye kumva iki. Ese ko ngiye kubwira uyu mwana ko ari igicucu bimubwiye iki, bivuze iki mu buzima bwe? Nubwo ngewe bivuze kubera umuntu wanjye n'umunaniro wanjye, ariko we yakira iki? So murakomeza kudufasha mu byumve nka samare, nkaho turi kuvuga kugira ngo nyine mubyumve,
noneho tuze gutanga umwanya w'ibibazo kugira ngo tubijyemo byimbitse mu tunota tugiye dufite kuko ndumva hari n'irindi somo. Icya kabiri hano twafashe utunota dutanu gusa, kiravuga ngo umubyeyi bera umwana wawe urugero ukoraho, ubaka ubusabane bwimbitse mu muryango wanyu. Ni ukuvuga ngo aho naho harimo points. Tureke data tubaye ikaze bakomeze kuza, Imana umugisha n'abandi baze benshi turabahamagara Yesu. Hanyuma dukomeze kuganira. Iri jambo mwaryumvise neza, iyi point ya kabiri mwaryumvise neza. Tumere nk'abantu batari handi mu rusengero, pasiteri aravuga bose bakabona bamena, hanyuma akagenda n'ibyo gutumvise bikagenda gutya. Ahangaha mweraje nyine unyereke ko utari kubyumva dusubiremo. Point ya kabiri yavuze ngo bera umubyeyi bera umwana wawe urugero ruhoraho. Kuvuga ngo icyo wavuye ku cyumweru umwuka wera yagutegetse kuba cyo ukaza ukabona gifite icyo kimaze mu rugo rwawe bityo kintu iminsi yose. Murabizi ko bitoroshye, si umuntu yaba icyo kintu ati iminsi yose. Ni akazi yikoramo, ni akazi gahoraho, kandi dufite abari hano abenshi dufitanye isano n'Imana, sibyo? Bivuze ngo niba ufitanye isano n'Imana ukaba ufite Imana ari papa, Imana izazi ubushobozi. Nibijya no gukunda ibintu by'umutima, urabizi neza yuko kwa data hariya mvuka ntabwo byoroshye ko narara ntakubise uyu mwana ushya, ariko wabifatira no mu kirere, wantabara kugira ngo mbe urugero kuri uyu mwana. Gusenga n'ubuzima buhoraho byadufasha kugira ngo tubashe kuba urugero buhoraho ku bana bacu, tugirane ubusabane bwimbitse ndetse no mu muryango wacu. Ni ukuvuga ngo twinjiranemo, umugabo n'umugore bagirane ubusabane, abana n'ababyeyi bagirane ubusabane. Ese ibyo birashoboka mu muryango? Birashoboka ko abantu bagirana ubusabane bwimbitse? Ese murabizi ko abantu bajya babana mu ngo bafitanye ubusabane bwo hejuru bubeshya? Abantu bajya ku meza basa n'abagiye gusangira ariko bakarya badasangiye. Birashoboka? Abantu bashobora kwicara ku meza amwe, buri umwe akarya ukwe, n'undi akarya ukwe, n'undi akarya ukwe, bose bakarangiza ntawasangiye n'undi. Ariko birashoboka ko bashobora kujya ku meza bagasangira. Kubera iki? Basabanye, bafite urukundo, bafite amahoro, umuntu arumva atekanye. Hari ahantu ushobora kujya ku meza mukahava ibiyiko bitavuze. Urabona ko wakundi ibiyiko bisakuza. Murabizi ko ibiyiko byisakuza? Ifurushe tuyifatanye n'icyuma gutya, ibaze kurya ukarinda urangiza ntacyo kubise ku isahani bikavuga ntacyo, kubera protokolo n'ibibazo no kwitwararika bihari. Umuntu n'ifurusheti ye n'ikiyiko cye barahangana, buri muntu agahaguruka muri protokolo, nta kintu cyangiritse. Murimo murumva pressure aho hantu. Ni byiza rero yuko tubaho ubuzima burema ubusabane bwimbitse ku buryo umuntu yakubita n'ikifurusheti kikakubita hasi, mukakimutaragurira mukamubwira muti ngo ese uko barya dore bicara batya, ariko mu by'ukuri mu mahoro n'umutekano w'Imana. Hari Imana tugomba gupresenta mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo dukora byose Imana yagombye kuba Imana, hakaba kubaho kw'Imana, hakaba ubwiza bw'Imana. Imana idufashe mwe mubyumva, kuko ababyeyi benshi b'Abanyarwanda bavuga ati jye ko nakuze, sinakuze bitajegera cyangwa nkakura bijegera. None se aka kanya muje mu rugo protokolo ryo mu rugo rwanjye, ubwo njye nabaye umugabo se, jye ko nabaye umugore se. Ariko kuba waje nuko ufite inzara n'inyota yo kugira ibyo uhindura, kandi birashoboka kuko hari Imana ihindura byose. So tugende muri icyo cyizere cy'Imana ishobora byose. Kugira ngo point ya gatatu kugira ngo kunda kandi wizere umwana wawe, utoze kandi umuhe icyerekezo. Haleluya. Duhamagarirwa gukunda abana bacu no kubizera. Wabona umwana hari icyo agiye gukora, nk'uko twabibabwiye hariho stages, kuva ku myaka 0 kugera ku myaka 6 umwana uramukorera, ntacyo abakora, uramukorera, ubukora areba. Haleluya. Noneho kuva ku myaka 6 kuri 12
utangira kugenda umwemerera twa turimo duto duto kugira ngo utangire umutoze. Kuva kuri 12 bya 18 utangira kwimurekera kugira ngo atangire nawe yitoze. Nicyo cyakizere uri kugenda umurimo. Ari nacyo kibazo kimwe mu bibazo bihari maze kubona abenshi twakuze tutifitiye icyizere kuko twagiye tugira limite. Ntushoboye iki wambwawe umwana wo mwisi iryo jambo aragenda akicara kumva n'imbwa n'amagambo tubavugaho y'ubwayo ntabwo ashobora kumuremera icyizere. Ariko umwana akuva ku myaka 12 18 ugatangira kumureka 18 kuzamura 20 na uwo mwana bavuga ko ushobora kumuderegatinga kumwohereza akajya no kumuhagararira. Uwo ni umwana uvuga ngo naramutoje ndamwizeye noneho ashobora kugenda akajya kumuhagararira. Turebye hano muri Zaburi ijana 27 nk'uko imyambi yo mu ntoki y'intwari iri niko abana bo mu musore bamera. Ni ukuvuga ngo niba abana batuje, iyo abo bana bari mu ntoki zawe, abo bana ubu kibafite batoze ku buryo ni ukuvuga ngo azagenda uramushepinga, yo shaping kamuresheje ijambo ry'icyongereza, uramushepinga ku buryo ahazajya uramurema urakoze cyane, azagenda ari straight, ari umuntu wuzuye ushoboye kandi yumva yifitiye confidence, yifitiye icyizere. Najyaga ndeba abana tumaze igihe dukora mu bintu bya ministry tukagenda tukakira abantu ukabona hajemo akana k'imyaka 15 k'akanyamahanga kavuga uyu mwana yatinyutse ati agenza urugendo rw'amasaha 32 avuye muri Amerika araje hano, ariko hari icyizere bamugiriye bamaze kumuha arizera bituma nawe kuba waramwizeye ushobora kumurekura kuri iyo myaka akavuye hose akaza akajya hano muri Afurika aho umubyeyi ari kumva ko umwana ari se kuko umwana yamaze gutozwa. Hari abazi ko gutoza ari ikinyafu, gutoza si ikinyafu. Abanyarwanda bavuga neza ngo inkoni ivuna igufa nivuna igeso. Gutoza ni uguhinduka wowe ubwawe, ibyo ukora akaba ari byo n'umwana atangira gukora. Buriya aho tuva ntabwo horoshye. Rimwe na rimwe muzajya mwisanga kubona mu burezi ukuntu umeze, nusubiza amaso inyuma ujye gusanga usange urasa neza na mama wawe ukurera, urasa neza na papa wawe. Kera umubyeyi wanjye papa wanjye yigeze kumpana, narakubaganye rwose ndasakuza arambwira ngo ngwino hano, ndaza pfukama. Yaravuye mu kazi yari yakoze ijoro, ndapfukama araryama arasinzira, aribagirwa arasinzira. Icyo kintu kiranyafekta nanjye rimwe nshaka kubwira umwana ngo pfukama, ariko nibuka uburibwe navanye muri cya kintu bituma icyo kintu gicika, ku buryo iwacu mu rugo icyo kintu cyo gupfukama abana banjye bazi ko bagomba gupfukamira Imana gusa. Ariko byavuye kuki? Ku muntu wamfukamishije ku gikomere. Ariko nashoboraga kutabimenya ko ari igikomere cyamaze kunyinjiramo, nkumva ko ariko bahana cya gikomere nkagihereza indi generasiyo ikazagihereza indi generasiyo. Tukaba turimo tutari kurema urubyaro rwubaho ubiteka, ahubwo tukaba turi kurema abareberi cyangwa se ibyigomeke. Haleluya. Reka Uwiteka akomeze atuganirize adufashe. Ngira ngo aho ngaho turajya ku ngo ya 4, ba hafi ukine n'umwana niba bishoboka, mubyeyi umuseke, musangire ibyishimo, musengane mu muryango. Usanga cyane aha ngaha dukora uko dushoboye kose kugira ngo abana bacu dusengane nabo, ariko gusekana nabo ni igihe bakiri bato tubakirigita cyangwa se batakosheje. Mbese hari utuntu tubiri njya mbona tugira n'isano, sinzi niba namwe mwaradukoreye ubushakashatsi. Umugore mwiza akundwa kuko yabaye perfect, kuko afite ibintu byiza yatunganije.
umwana mwiza akabyinirirwa agakinishwa kuko hari ikintu cyiza, akanahembwa kuko hari ikintu cyiza yakoze. Ese ibi bintu mubibonaho mutuye? Mubibonaho mutuye? Umbanya abaseri, ninde wari wabyinirira umugore yakosheje? Mu bagabo bari hano, umugore rwose akaba ari ahangaha hari ibintu atakoze neza, ukamubwira uti kidederi ni hahandi hawe, uti ni hahandi hawe, ndagukunda ntubaho. Birakunda. So usanga igihe cyose umugore abyinirirwa cyangwa abwirwa byiza kubera ibyo yesheje, kubera imihigo, kubera ibyo yakoze. Ariko sheri ni ukuri wambara neza, sheri ariko ni ukuri iyo ataba w'inzu ntituba tuyubatse. Ariko sheri ni ukuri usanga igihe cyose amagambo meza tuyabwirwa kubera ibyo twakoze. Dusa n'abakorera urukundo, ariko nyamara siko bimeze. Twagombye kudakorera urukundo, twagombye gukundwa uko turi. Ntago mwabyumvise? Nongere nsindagire. Noneho ku bana rero, n'abana nuko ntago agomba guhabwa umwanya wo gukina no gusangira kuko hari icyo yakoze. Yabaye uwa mbere ku ishuri, uyu munsi turajyana. Hari ibihembo bigomba kubaho ko kugiye umwana yakoze icyo ushaka, ariko ntabwo ari buri gihe akwiye kubona igihe cyose azabona ibyiza ari uko yabikoreye. Urimo urarema mu mwana ubuzima buvuga ngo ntacyo wabona kuri iyi si keretse wakivunikiye. Ariko mu buryo bumwe nibyo, ariko mu bundi buryo ubuntu bw'Imana bupfuye ubusa. Niba wowe Imana yarakugiriye neza ikagira ibyo iguha nta kikugura, wagombye nawe kurebera muri iyo sura umwana wawe ukavuga ngo ni ukuri akwiye gukinishwa nubwo bimeze bityo, akwiye gukundwa nubwo bimeze bityo. Igihe mwagiye gukina, igihe mwasohotse mugasabana bigaragara, mugakina bigaragara, mukegerana bigaragara. Iyo tuvuga gukina rero ababyeyi benshi bumva ari ibingibi, hanyuma bikaba ibi nyine ubu twakinnye, ariko mu by'ukuri uzakine n'umuntu urakaye urebe ikintu uragikubita ariko se kuterura. Oya turakomeza tugakina. Mu mutima urakaye ntabwo bijyamo neza. So biba byiza gukina wabanje gutekereza ndumva nshaka gutanga iki mu mwana wanjye, ndumva nshaka guha amahoro umwana wanjye. N'uwuhe mukino twakina? Nakina na Kadete iki? Ese Alphonse we twakina iki? Ese imikino bashaka irasa? Ese nituba dukina n'ikindi we mwinjizamo? Ntabwo ari ugukina gusa, ni message ndimo ndamuha ubuzima. Hari ibintu ndimo kumuha gusabana n'abana be, noneho bize kugera ku gusenga. Si ngombwa gusenga gusa, abana bararushye ikitwa gusenga kubera yuko turabasengesheje koko. Byo kujya gusenga ku cyumweru, hosha igenda ajya gusenga, nimuze ntimuryame musenge. Ndetse abana naganiriye nabo barambwiye bati ikibazo 80% y'abadusengesha basoza basinziriye. Agati ntago muryama mudasenze, yemwe ba muri hehe mugatera indirimbo ya mbere mugahita musinzira, bakaza gusoza ari bo bagenda bikirana amaso. Dore wa wundi waduhamagaye. So biba byiza iyo birimo ubucuti, bakaza bakagukoraho bakabwira ati papa urasinziriye, ukabwira ati bana narushye, ariko kurara tudasenze ni bibi, ni Mubabarire mu nsengere. Barabyumva, n'abana bawe baragukunda, ntabwo nta gitangaza cyabaye. Ariko nubigira nkaho nuryama udasenze nikosa, hanyuma warangiza bakagutinya bakavuga bati ariko nubwo ari kosa nawe uriya ntago wasenze. Hari ibihugu bibiri bitari kwegerana, ntacyo urimo gutanga. So dukine n'abana, dusabane n'abana, hanyuma tubinjize mu gusenga bafite amahoro yabo kugira ngo tubashe kubona umusaruro. Amen. Gatufate ku ngingo ya 5 ari nayo ya nyuma. Muganire ibihe mugirane ibihe n'abana, mubone uburyo bwo kubacyaha cyangwa kubahana mu rukundo. Haleluya. Uko ugenda wegerana n'umwana ubasha kumuha uburere mu rukundo, atari ukuvuga ngo uhubukiyeho. Umwana uramuzi, uko ugenda umenyana n'umwana umenya n'uburyo ugomba kumuhana.
uko nahana umuhungu wanjye wa mbere siko nahana uwa nyuma. Mu by'ukuri ibi bintu turi kuvuga birakora mu bana bacu. Iyo ugiranye bonde, urukundo, ukegerana n'umwana, icyo nicyo kintu cya mbere kinamukuza. Buriya abana bakuzwa n'urukundo rw'ababyeyi. Mo mwegerana, uko mugenda mwegerana niko muri we agenda akura mu marangamutima, akura mu mwuka kuko umufasha, akura no mu mubiri. Kuko dushobora kurera umubiri ariko agahungu karimo imbere nitukarere. Simubizi ko umuntu afite ibice bitatu, hari umwuka, hari ubugingo, hari n'umubiri. Dushobora gukuza umubiri, ubugingo butakuze n'umwuka butakuze. Umwana ukamubona mu muhanda, ukabona imyifatire afite ku myaka ya 18, n'umwana w'imyaka 5 ibi ntiyabikora. Mu by'ukuri hari umwana muri we umaze kuba igikuri, hari amarangamutima muri we yamaze gupfirayo hasi. Ariko mo tugirana bond n'abana, twegerana n'abana, bituma tubasha kumenya uburyo tubahana. Ikindi kandi mu rukundo, ngo tubahane mu rukundo. Reka dusome hano mu Befeso 6:4 ngo namwe base nimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Hariho gutoza no kurera. Gutoza, ushobora gutoza umuntu uburyo arya, ushobora gutoza umuntu uburyo yiruka, ariko kurera bikora mu marangamutima. Ndetse si ay'umwana gusa, n'ayawe n'ay'umwana, ku buryo usanga ushobora kuvugana n'umwana utavuze ijambo, ukamureba cyangwa agakora ikintu akabona urikanze akavuga ngo uko biri kose mama ndamubabaje. Isi uwo mwana mu burere bwe hari icyo amaze gushiramo. Watoza abantu mu mashuri, watoza ikintu cyari cyose wagitoza. Mureke nkoresha ijambo, nimwumva ko batoza n'imbwa se, ariko imbwa se urayirera. Ariko umwana akeneye kurerwa, kandi mu kurera hagomba kubaho kwihangana, hagomba kubaho gukunda, hagomba no kubaho kumenya ibihe urimo kureramo. Uyu muntu ndi kurera ari mu gihe cye. Nturera umutineja, umwana umaze w'ingimbi, nk'umwana ukiri muto. Nturera umwana ukiri mu nda. Nimubizi ko umwana ukiri mu nda bamurera se? Nimubizi hana avuga ngo mana umwana bizagenda gutya na gutya na gutya, yararimo kumurera adafite n'ibyiringiro ko azamubona, ariko atangira kumurera no kumutura Imana. Nuvuga ngo tutari twanabagira mu nda, twemerewe kurera abana bacu spiritually mu buryo bw'umwuka. Ukavuga ngo mana n'umwana, nge nagize amahirwe yo kubikora mu rujijo, reka mbivuge gutyo, ariko mbona nabonye byarakoretse. Nge nakunze abana nkiri mutoya, avuga ngo abana n'izina ry'umwana wanjye wa mbere rwose ryo nari ndifite, ko numva ko azaba umuhungu uko biri kose, ibintu nk'ibyo. Avuga ngo mana numa abana nzabigenza gutya. Ayo magambo watura kubera ko umunwa wacu urema, uba uri kurera umwana wawe. Ugafata kunda wa mwana w'imyaka w'amezi 3, wa mwana we ndagukunda, uzakorera Imana, uzaba umwana w'umugisha, uri umugisha, turagutegereje, turagukunda. Uwo mwana uri kumurera. Muzacunga abantu bagiye bakora izo experience, abana bagiye baza badasa nabo batabikoreye. Kubazi gucuranga ukamucurangira gitari, ukamusomera Bibiliya. Abahanga bavuze ko umwana usomewe Bibiliya mu nda ubashe kwimusomera ukayirangiza. Uwo mwana iyo atangiye gusoma Bibiliya, we ayisoma ayumva, kuko aba yarabyumvisha igihe akiri fresh. Dikodi ye rwose yarafashe neza. Uwo mwana icyo gihe ngo abasha gusoma Bibiliya we ayumva neza. Kandi amagambo wamwatuyeho mu nda nayo burya muzarebe arakora hano hanze. Uwiteka akomeza dufashe. Ikindi najyaho ni cy'uburere bwo guspankinga, gukubita. Buriya
gukubita umwana ntabwo birera. Navuga ngo icyo ni last, cyaza ari ikintu cya nyuma kuko uko ukubita uba uri kumuremamo umutima wa rebellion, umutima w'ubwihebe, kuko uko ukubita mu mutima watangira gushiraho defense, uko ukubita mu mutima agashiraho defense. Mu gihe gito umwana yamara kugira imyaka 13 ukumva aravuga ngo mama ngo wibeshye unkoreho. Uzi umwana ukubwira gutyo nukuvuga ngo biba byarapfiriye hasi, uba waratangiye ukubita nawe akageraho agakreya self defense nawe akayikreya akavuga ngo wibeshye unkoreho. Umwana watinyutse abwira nyina gutyo ngo unkoreho nkwereke. Iryo jambo ararivuga ku myaka ye 13, wibeshye unkoreho nkwereke. Ariko uzaho byari byaravuye, yahuraga na mama we aje kumuhana, aruko yatsinzwe agiye guhana, agahura na mama we aruko bamumuzaniye umwana yakubise undi, agahura na mama we, nta bonde yigeze ibaho. Burya abana nabonye mu kintu kibarera cya mbere ari urukundo. Abana barerwa n'urukundo pe. Umwana ukamukunda akageraho urukundo rukamugota, akabura akorera amakosa, ari byo natwe dufitanye nande na Kristo. Urukundo rwa Kristo rurakugota, wajya gukora ikosa ugasanga arahari. N'umwana birashoboka ko ushobora kumugotesha urukundo, ukamukunda muri biki ufite, ukamukunda, ukagira n'igihe cyo kuganira na buri mwana mukagira n'igihe cyo kuganira kugira ngo ubashe kumenya uyu mwana abayeho ate, ubuzima bwe bumeze bute, ese ahura nande, aganira nande, inshuti ze ni bande. Dukwiye kumenya inshuti z'abana bacu. Ni ibintu navuga ngo reka tubyite ngo nibishyashya muri kinyejana cyacu, ko kera wagiraga inshuti ukagenda ukava ku ishuri ukajya kubasura, ukirirwayo ababyeyi batazi abo wagiye gusura. Ahari mwebwe ntabwo byabaye, ariko ngiye byabayeho. Ukagenda ukajya twabitanga kuzere, ukagenda ukabayo ababyeyi batazi aho wagiye. Ariko mu by'ukuri umwana yakagombye kumenya ngo ndajya kwa runaka, ndabibwira mama cyangwa papa, cyane aba ngombwa ni mu bushobozi ufite, niba ufite n'ubushobozi ukamutwara ukamugezayo, ariko ukamenya ngo uyu mwana wanjye agiye he. Ubu hasigaye hari ibintu byaje byitwa birthday. Umucuti wanjye afite birthday, ndajyayo, warangiza ugafata umwana ukamwohereza. Kiraje abanyishinga cyane no mu Rwanda cyangwa abakristo bibaza se umuntu yarera ate yahana yamunganye ibyo yaravuze. Igihe cyose urera urabizi ko utanga icyerekezo. Ni ubuzima bwo kuba urugero, ugomba kuba urugero rw'abana bawe, ukabaha icyerekezo, bivuze ngo ukanababanziriza aho urimo kubabwira. Niba ubwira umwana guhanagura ku meza, yagombye kuba yarakubonye uhanagura. Biramworohera cyane iyo wahanaguye neza ukamubwira ngo nawe nahanagura neza. Ntabwo yumva abaye umugaragu w'urugo kuko arambwira papa se kabikora na mama se kabikora. Bivana ibyiciro by'ubudehe mu ngo. Usanga ibyiciro by'ubudehe, usanga mu rugo hari ibyiciro, hari icyiciro cy'abakozi, hari icyiciro cy'abana, hari icyiciro cy'umugore, hari icyiciro cy'umugabo. Noneho abo bantu tubarera muri ayo masikariye, bose bagenda bareba se ni ku cyiciro cy'umukozi, se ni ku cy'abana, se ni ku cya mama, ese noneho hageze ku cya papa. Ugasanga twaremye ibintu Imana itigeze twubakira. Ariko hano mu byanditswe yasomye avuga ngo tubarere nk'uko umwami wacu, hari ijambo yakoresheje ryiza ngo ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Iby'umwami wacu ntabwo ari iby'uvuka gusa no kuvuga indimi nshya nk'uko abantu babimenyereye. Kuri ibintu by'umwami wacu birateka, ibintu by'umwami wacu byigisha ubwenge ku ishuri, ibi bintu by'umwami wacu birakora, n'ibintu bifatika. So ndibwira ko abakristo twari dukwiye kubishyira mu bikorwa. Ibi bintu by'umwami wacu ni ibiki? Kugira neza k'umwami wacu, kubabarira k'umwami wacu, kwihangana k'umwami wacu, kwirengagiza k'umwami wacu. Ese umwami wacu ntajya yirengagiza? Atirengagije twaba tutaba, ntabwo twaba turaha pe. Ntabwo mpamya ko hano hari umuntu wujuje byose, ntabwo bihamya. Twese dufite ibyo tutameze neza. Dore n'ibi by'uburere tuvuga twirirwa tubyiga
kwiga mubwira nti hano urabyisha ati nawe aha wabyisha ariko wambwiriye muri sara abana bumvaga inta ariko buriya nawe mu gikari ntiwumvise atare nuko tubayeho sibwo buryo se tuba tubayeho nibwo buryo practically nibwo buryo tuba tubayeho nta bitangaza ngo umuntu yabaye perfect hanyuma yarabimenye neza hanyuma ubu ngubu ya ariko Imana ikaduha igisubizo niba mushaka kubikora neza munyigane mubikore nkanjye mubatoze nk'umwami wanyu nahoze ndimo kumubwira ariko ubundi aba bantu turimo kubwira uburere bazabishobora bate noneho dutangira gusubira mu buzima bwacu ese umuntu yabibasha ate uyu mugore n'umugabo babibasha bate gufata umwana ukamuhana udashingiye ku mujinya umwana afashe ikirahure cyawe ukunda arakimennye cyangwa se amennye televiziyo reka tujyeyo twese ya televiziyo ukunda waguze miliyoni arayimennye ukibona uyu mwana amennye televiziyo niki cyambere kiza mu mutwe wawe ndakwica narakwibyariye ubundi wowe uri uwanjye ubundi wowe uri my property so uri uwanjye ndakwica mama we yongeraga avuga ngo ndakwica nzaburana na leta ibyo ari byo byose buriya leta izabizamo ariko nzahangana nayo ariko nakwishe so ibyo ugahita ubivuga noneho cya kintu kikurimo kigahita kiguterura kikagutereka kuri wa mwana bakita igishinja ngira ngo mu kinyarwanda kikaba kiragufasha ugafata umwana wagakubita nko ku rukuta birashoboka twese dufite ibintu byinshi bituri inyuma bijya biza bikadufata nka kwa kundi umwuka wera dufata tukayoberwa kumenya umwuka wera no munsi wa bikaducanga rwose sinzi ko mwebwe bijya bibabaho nuko urwo ni narwo rugamba dufite hano mu isi ntabwo turwana n'abana ntiturwana na satani cyane nk'uko turwana natwe kuko satani arabizi ko turi abatsinzi intambara zose azinyuza muri twe aravuga ati ibyo byose uyu muntu nimutera muturutsemo ndamushobora satani agahita aca muri gemusi agatangira kunsobanurira neza ko ari umugabo mu rugo hangira ati ubu reba muri uru rugo ni njye none hari batanu nibura mwitemo ni wowe uba muri uru rugo n'ubundi gemusi niwe mutwe w'urugo rwacu ni umugabo wa ruriya rugo noneho nimwibaze impamvu abinyemeza ariko mujye mudufashe gutekereza nibyo byandi satani yakoresheje no mu ngobyi abwira Eva ngo bazamenye ngo muzahita musa n'Imana kandi n'ubundi koko basa n'Imana baremwe mu ishusho y'Imana agati harya yarababwiye ngo nimurya muzabiki n'ubundi aza akubaza uriwe abizi neza urabizi ko uri umugabo ariko agahita akubwira ati ariko wabajije uyu mugore ubundi abona urindi kandi urabizi nta kindi gisubizo ari buguhe ndagira ngo nkubwire James ninjye mugore muri uru rugo none se sheri wanjye wagize ngo wabonye umusimbura ntawe nta musimbura ugeze aboneka ariko hazi ikintu gikorera mu muntu gihita ubwo buzima rero bufite ubwo buturimo n'ikindi gitutu cy'ubuzima murabizi ko tujya tugira gutya tugakubitana na crise tukagira dutya tugasanga ntago uko tubyiteze mu rugo bibaye uko twari tubyiteze tukajya ku kazi bakadutuka cyangwa tukagira n'abandi bantu b'inshuti zacu batubwira ibintu bitari byo icyo gitutu tuza tukikoreye muri bwa burezi nuko kundi umeze ufunganye wabihiwe wiriwe wenyine urabishye hanyuma kandi umwana akoze ikosa kandi ugomba kumurera are you ready uratekereza ko witeguye ikintu cyonyine witeguye n'urushyi nge ntanga urugero kuri mama n'inshuti yanjye ntacyo antwara n'ubu ngubu azabyumva ajya ambwira ngo nzaza ambwire n'ibindi kwikubita hasi ubwabyo byajyanaga n'urushyi kugwa namwe mufite wagwaga ujyahe warebagahe wari ufashe iki naho nyuma wakurikira neza ugasanga nyoko ni impunzi yararushye yarahashye yanyereranye imyumbati ku mutwe yaratashye arayiteka ategereza ku ishyangwa rye umuntu yararushye ibintu byose ntabwo byoroshye kubitwara muri simple we
So nubwo ntanga urugero kuri uwo mubyeyi ariko hari abandi natwe dufite ibidutwaje igitugu, kandi ibyo bintu bidutwaje igitugu ntibiri buduhe break. So iyo bitaguhaye break uhana ukubita umwana, muzabireba bajya bakubita abana cyangwa mukore research. Iyo ukubita umwana wumva umerewe ute? Umukubitana igihunga, ariko warangiza akaba ari wowe uvuga ngo nukuvuga ngo uriruhura, wikiza icyari kiguhagazemo, hanyuma ukamukubita warangiza ukumva ni wowe uruhutse. Umwana ntacyo umumariye, wakimariye. Mu by'ukuri twagombye kwigana Kristo. Mu gihe ugiye guhana umwana ukaba wumva yakubabaje, akumeneye televiziyo, nyarukira mu cyumba, fata intoki zawe uzikomeze ubwire Yesu uti ndumva namwica. Akubwira atari ko buriya nawe naguhita, utari kuti buriya uti Yesu uti ndumva kiriya televiziyo yaramvunnye. Umuhangane, noneho uraza gusohoka utuje, wegera umwana wamubwira uti buriya urambabaje, ndababaye cyane. So muganire, nicyo bita discipline cyangwa se kurera. Noneho utangire kumubwira uti buriya iyi televiziyo wayimennye byambabaje muri uru rwego, nayiguze bingoye, dore ukuntu bimeze, ubu ndumva ntazi naho tuzakura indi, tugiye kumara igihe tudafite televiziyo, nta nubwo ndi bubyihanganire. Uraryama nkucisheho utunyafu tubiri kugira ngo utazongera. Abwira ati mama ati wambabariye, uti buriya nakubabariye, iyo ntakubabarira kuko nabanje guhitira mu cyumba, ndwana n'ubwegakazi, ndwana n'ubusengakazi, ndwana n'ibyo, ndwana n'amafaranga nayiguze, ndwana nayo nikopesheje, buriya nashize nakubabariye. Ubu icyo ngiye gukora ukugutoza. Izo nkoni rero ukubita utanavanye kure, kandi abyumva cyane, umureba mu maso, umukunze. Avuze neza cyane. Uwo mwanya wo kwirwanya ntawo tugira, kuko tuba turi perfect. Twebwe tuba turi perfect, ntituzi kumenya ibyaha byacu, tumenya ibya bagenzi bacu. No mu ngo zacu duhora turi urigiye si wowe ubikoze, oya ntabwo ari ni wowe, oya si wowe, ibyacu ntabwo tubizi. So kugira ngo rero tubashe kurera neza, dushoje tubinginga, twite ku ruhande rwacu, twegere umwami wacu, tumuyoboze inzira. Niwe uzi neza icyo twakora. Izi ntoki zacu arazishoboye, amarangamutima yacu arayazi, aho tutakiza arahazi. Tuhamwereke, tuhamubwire niba dushaka kugira urubyaro rwubaha Imana. Byose biterwa n'amahitamo yawe. Niba ushaka umwana w'umunyedini, uzarera umunyedini. Nushaka kurera umwana ukunda Kristo akomatana nawe, uzarera uwo. Nushaka kurera ikigomeke, uzarera icyo. Nushaka kurera umwana ufite amashyaka y'igihugu, uzarera uko ubishaka, niko azakubera. Ariko birashoboka ko ushaka kurera umwana neza, Satani akazana urukungu, imbuto mbi. Niyo mpamvu bavuka ari 10, 2 bakaba beza, 6 bikanga, cyangwa 4 ntibikundi. Burya rero ntako utagize, iyo wahagaze aho ugomba guhagarara, watsindwa ukabimenya, ukanabibwira abana. Ahangaha nananiwe, aha byansinze, cyagihe nabwiraga nabi mama wanyu, ndimo kuvuga nabi, nakoze nabi, mumbabarire. Cyagihe nasuzuguye papa, ntuvuga ko wamusuzuguye kame imbere y'abana. Cyagihe tutumvikanye bitagenze neza, nari nakosheje, mumbabarire. Mwemere kutaba ba super power bo mu ngo zanyu, muba abana b'Imana. Muba abana b'Imana mu ngo zanyu, mwemere kwihana, mwemere gusaba imbabazi, mwemere kugaruka mu bwenge, kandi Imana izaturerera. Imana ibahe umugisha cyane. Katwakire umuyobozi wa gahunda. Amen. Reka turebe hano hari couple, ngira ngo nkuruho gake batubwire uko babigenje bigitangira no kugeza uyu munsi bimeze bite. Murakoze. Ngiye kuvuga umuntu yihangane. Ngiye kuvuga umuntu turimo turasangizanya experience. Umunsi umwe umwana wacu yigeze kugira ikibazo, kumwe aguteje ikibazo warakaye, noneho agasanga reka mwe ngo mu mutwe byabaye byinshi,
mama we ahita avuga ati wacyana wegeye sinkunda umwana ukora amakosa mu buryo buntu mbega akoresha iryo jambo. Noneho umwana azanyirukiraho nka papa we ati papa ati mama tugize gutya na gutya na gutya. Noneho kubera amakosa yari akoze naye ndamubwira nyine menya yaramenye televiziyo sinibuka cyangwa ariko yari akoze ikintu kinini kiremereye. Noneho ndamubwira nti nanjye ntabwo nshyigikiye amakosa yawe, nti nanjye nyine mwuka inabi. Noneho maze kumwuka inabi abona nta buhungiro asigaranye, kwa mama byanze, kwa papa biranze. Noneho ahita ambwira, ndamubwira nti ku myaka ufite n'amakosa ukora ntabwo nabyihangana, ntabwo bigendanye, kandi nigende rwose ntabwo nkunda umwana ukora amakosa kugeza angana n'imyaka ufite. Noneho ahita ambwira, none se kutihanganira amakosa yanjye yuko utakwihanganira umwana ukora amakosa angana gutya, kutihanganira ko wihanganira amakosa ya mama arinda b'umukecuru atukana, ngo kubera ko yamwise icyana ati wacyana we ati ntabwo ngenzi nakwihanganira amakosa yawe. None se ko ngewe utakwihanganira amakosa yanjye ku myaka yanjye, ko wihanganira kuzihanganira ya mama uzarinda b'umukecuru atukana. Noneho nabuze icyo nkora, ubwo numva ndatsinzwe, kandi koko mbona nzihanganira amakosa ya nyina uzarinda b'umukecuru atukana. Ubwo icyo gihe nahise mpamagara mama we ndigira hino, mpamagara n'umwana we igira hino, wamututse ngo iki? Ati yanyise ngo ndi icyana. Noneho none ari umwana ntabashije kwihanganira ku myaka mbibona ko akiri umwana, ari na mama we uzarinda b'umukecuru atukana. Ubwo icyo gihe nahise negera mama we ndavuga nti gutukana ni bibi. Ubwo nyine umwana cyaha kiba kiragabanutse, mama we urizarinda b'umukecuru atukana aba ari we ntangira no guhindukirira. Bona we reka muha akanya. Amvuyemo ariko nabyo ni experience nziza, buriya mu rugo duhura na byinshi. Noneho ngewe nareraga n'izo nkurikirane, mfite n'akazi ka Rwanda Revenue, nza saa 4 z'ijoro, rimwe na rimwe nkazizo saa 4 z'ijoro nkasubirayo saa 11, nkamara nk'iminsi 2 ntababonye. Murumva ko rero twebwe dufite experience nini cyane. Twazaga nyine byagucanze, kontabilite ikugeze nka heheze simpazi, ukaza nyine usunika, ariko Nyagasani aragufasha mu kurera. Ndibuka hari igihe umwana wacu w'imfura ngira ngo twatwise undi ataramenya ngira no kugenda, mfite nako kazi gateye gutyo, nawe afite akandi gateye gutyo, biratugora cyane. Rero twagize, reka mpine gakeya amagambo, twagize ibihe byo guca muri stress nyinshi, noneho kurera bikakugora. Rero rwose bavandimwe, n'ubu ngubu turakiga, hari ibyo dukuyemo bikomeye cyane, kwihangana cyane, ukarera umwana ukamurera mbega kwa kundi mu rukundo. Kubera twarabahutaje pe, twagize igihe cyo guhutaza uwo mukuru, kubera uwo muto yaje agera ahantu amera nk'umurebere kwa kundi mwavuze. Ni ukuvuga ngo akirirwa arira. Hari ahantu twari dutuye hari Kimihurura hafi ya Rwanda Revenue aho twakoreraga, umupasiteri umwe wabaga inyuma y'igipangu aza kureba umwana uhora arira buri munsi, aratubwira ati uyu mwana kuki ahora arira? Ariko icyo gihe twe twarabyaye umwana, hari n'undi, mbega ntitumenye ngo ese wa wundi umukuru twamufasha gute kandi dufite n'uwo mutoya. Ariko Imana yaraduherekeje bigenda neza. Noneho uwa gatatu we yamaze ngira ngo imyaka 7 ameze nk'aho ari bucura, nanone bitubera ibibazo. Nanone uzi kugira umwana akagira imyaka 7 ari we mutoya, yewe yakoze ibintu ukavuga uti si ibi ni biki noneho murabyumva. Ariko Imana ibigufashamo byose. Ikintu nize rero hano twebwe tumaze imyaka 17, ikintu mbashije kongera kwiga, papa w'abana we akemuza ibibazo by'abana kubaganiriza, uko niko ateye. Ubwo rero ngewe nyine ndi mama wawe ngewe yiwe ubwo niba ntamuhanya ako kanya, ubwo byarangiye. Wa mugani ninjya mu cyumba kuvuga ngo mana agabanya, ndaza n'ubundi byashize. Ariko ubwo nyine
umuntu arabyiga umwana wacu wa gatatu nyine wari warigize bucura hari ikintu aherutse gukora ku ishuri kinakomeye cyane ku buryo cyari ikintu gishobora no guteza n'ibibazo n'umuryango wacu gikomeye ariko nkimara kucyumva nahise numva ntazi nari ntwaye imodoka nanirwa no kuyitwara nari ndi muri feruje nkagenda nivugisha namwe murabyumva ko cyari gikomeye nuko ndangije ndagenda mparika imodoka ndagenda nshaka mpamagara papa we namubwira ngo bigenze gutya na gutya ariko n'umwana yakomerekeje ariko bikabije kandi babikoze ngo barimo gukina filime ni ukuvuga ngo ntibabiko neza ni ukuvuga ngo yamukomerekeje ariko ngo barimo ngo gukina filime ngo sinzi filime zo barimo gukina mu modoka bakoze ibintu bidakorwa umwana ajya kwa muganga ameze nabi cyane nuko ubwo rero nyine noneho nagerageje kuvuga ngo ngabanye kubera iyo nza kumukora ibyo numvaga namukora mu mutima wanjye naragiye utekereza umwana wari uri ubwo bahise bafata kwasiteri yose y'abana bajyana kwa muganga nawe urumva ukuntu byari bimeze nuko barangije rero mu gihe papa we ngiye nanze kujyayo mbwira papa we aho wari uruzi ufata imodoka uze ujyeyo aragenda noneho bamaze kubonana baraganira arabizi ukuntu baganira n'ibiki byose noneho umupapa w'uwo mwana kubera yarazi ko abo bana ari inshuti cyane yaravuze ngo ibi ntago babikoze mu kindi n'uby'abana nyine tubona arabyumvise turamuvuza barataha ariko ageze mu nzira ati mama aranyica ariko yageze mu rugo hamwe numvaga no gusenga numva nshaka kugira ngo manuke mwakire mu rukundo cyane cyane ko yari yamaze kubwira papa we ati mama aranyica nuko arangije yageze mu rugo afite ubwoba nabonaga ko arimo no gutitira ariko ndamwihorera gakeya noneho ariko burya uba ugomba no kumuhana ntabwo wabirekera aho ngaho twaramufashe dufata n'abakuru be twicara hariya ku irembo kuri baraza turamubwira tuti rero Brineri wakoze ibi n'ibi ubwo nyine nkaba ndanamuvuze ariko nta kibazo nuko wakoze ibi n'ibi wagenze gutya papa wabazi kubaganiriza yabaye umwarimu nuko arabaganiriza aramuganiriza nuko nanjye mfata ijambo nyine ngerageza kugabanya ndagabanya nuko ndamubwira ariko nubwo bimeze gutyo turaguhanira imbere y'aba bavandimwe bawe kubera wakoze ibidakorwa wakoze ibintu bimeze gutya wakoze ibintu byasebeje ikigo byasebeje umuryango byasebeje twese nyine araryama hasi turamuhana kandi pe atubwira ko atazanongera birarangira n'abakuru baboneraho urugero reka ndekera aho ngaho ariko nyagasani ajya amanura ibyacu ajya amanura za kamere ajya amanura ibintu byose nicyo mbashije kwiga njye mbonye ko tugomba guhana abana mu rukundo Imana ibahe umugisha ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri imyaka tugezeho ni imyaka iba twarakuriye nyine muri bwa burere natwe tuba twarahawe nta handi tuba dufite kuvomera nta yindi soko tuvomaho uretse iyo nyine y'ababyeyi bacu ndakwica dore uko gisa dore uko kireba ariko kandi aya niyo mahirwe umuntu aba abonye byibuze wowe ukibafite bakiri bato wowe ukibyara nka bariya bavandimwe bamaze igihe gito ngira ngo byibuze iyi ni iyindi soko iba igaragaye kugira ngo umuntu abashe kuvomaho noneho amazi meza azahe abana umurage mwiza amen ninde wundi wadusangiza ndashima Imana iba yaduteguriye umunsi nk'uyu umuntu ahungukira ibintu byinshi ikintu cya mbere nungutse ni uburyo ufatwa n'uburakari ugiye guhana umwana ukabanza ukiherera ukajya gusenga ndimo mbibwira tutawaba umwanya wo gusenga hari umuntu arawubona kubyibuka ngo uburakari mfite buri kuri iki kigero kambanze niherere banze njye gusenga ndimo mvuga ngo si usenze biza byarangiye umujinya washize ariko Imana ishimwe ko byumvise byose tubishobozwa n'Imana izajya igenda idufasha cyane ko twebwe n'ikigero bagezemo baricara bakajya banatwigana baricara imfura yacu yitwa Elize akabwira mushiki we uburyo papa yahoze nyine yitutuma byose bakabisubiramo bakajya
dusubiramo nyine aba ari urugendo rutoroshye ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ikibazo rero nari mfite ni ugutoza abana ibyo gusenga, nibyo ni byiza, ariko yenda nk'urugero ruto natanga. Mu gitondo mfite umwana w'imyaka 10, namubwiye nti se ushaka kujya muri korali y'abana, mwigisha kujya mukundisha korali, mubwira ibyiza biba muri korali, mubwira ko tuzabihemberwa, mubwira ko biturinda, mubwira ibintu byinshi. Rero byavuze ko njyewe buriya nagiye muri korali mfite imyaka nk'iyo ufite, nkaba ngejeje ubu nkiri muri korali. Arangije arambwira impamvu ngo wowe wabikoraga nyine ngo wabikoraga ubikunze, impamvu ngo ugejeje iki gihe ngo nuko wowe wabikunda. Ubwo rero nabazaga nyine abantu nk'abo twabafasha gute kugira ngo ibyo bintu babashe kubyumva. Murakoze. mbere gatoya wenda kugira ngo tunoze neza icyo yaravuze ngo se umwana aramuze akoresheje wamuha umwanya cyangwa se wamukajya mu cyumba ukajya gusenga. Mu by'ukuri biraterwa n'icyo twita gusenga. Ubundi iyo tuvuga gusenga mu magambo ni ukuvugana n'Imana. Ntabwo ari ukugenda gufata umwanya urambure ka karago kacu ukameho uvuga uti rero Nyagasani Imana ubu narinje kubwira ko Rudomoro ananiwe kubera ibintu akoze n'urugero. Ni ibintu ibyo byaba ari ibintu bitari nacyo, byaba bitari naturere, byaba ari ibintu byakugora cyane. Ariko ibaze murebe wenda mufite nk'inzu ya etaje, muhite mubona akana kawe kikubise nko hasi cyangwa se hari ikintu kibaye urimo kumanuka muri etaje, umanuka uvuga ngo mwese mubwire icyo wabavuga. Yesu we fasha Mana yifashiriza umwana, Mana hari ibintu ugenda uvuga. Ibyo ngibyo urimo kugenda uvuga mu rugero hanze nibwo buryo wagombye guhura n'Imana mu buzima bwa buri munsi. Ubundi Imana ntabwo ari idini nk'uko dufite muri twebwe, ni Imana ibana natwe, sibyo? Emmanuel Imana nibyo se kuko murabyemera biri kumwe natwe, ubahira hari ubuhamira hari biri mu byo tuvuga. Ejo no kuvuga ngo ikintu kikiba mu mutwe wawe wagombye ko warashyizemo ko Imana ihari. Mana ndagira ntifashe. Hari kwigisha imitekerereze yawe, ngira ngo aribyo Paulo yavuze ngo duhinduke rwose tugize imitekerereze mishya. Tugire imitekerereze tugira ngo ugiye kureba uyu mwana mu buryo bushya. Niba ndabwira Imana ngo mfata n'icika ndamwica. Urimo urabwira Imana ihari. Ntabwo bigusaba kujya mu rusengero, ntabwo bigusaba kujya mu cyumba, bigukundiye ukirera ugafunga kuko wumva byabaye byinshi. Ariko biranashoboka ko kandi mu buzima busanzwe kubwira Imana ngo ntabara. Tujya tuyibwira tugiye gukora kitamuhanda, tujya tuyibwira hari ibintu bibaye. So tugire Imana ubuzima bwa buri munsi, tuyigire ubuzima bufatika, byadufasha cyane kuyibwira muri buri kintu cyose. Kandi ikibwiye n'igikora. Bibwiye ngo Mana ni ukuri ndagukunda ariko ndamwica, nibyo ukora. Ariko iyo ubwite Imana mufasha, sinshaka gukora ikintu kitari icyawe muri situwasiyo, ndumva ninaniwe, irumva kandi iraza ikagufasha. Ngira ngo ku cya kabiri kijyanye n'umwana, icyo tukinjiza mu mpano. Mu by'ukuri dushaka kureba uko twarezwe kuko byatugiriye umumaro. Ariko mu bana 6 twabyaye birashoboka yuko uwo mwana atari umuririmbyi. Birashoboka ko uyu mwana afite akandi yakora. Ese birashoboka ko uyu mwana wamukoresha impano zose muri mwenyine ukareba akunda kuba protocol, akunda kuba umuririmbyi, akunda kuba umwigisha. Ese uyu mwana arashaka kubika impano ye yigisha. Kuko usanga iteka tubatsindagira mu mpano zitari izabo kubera twebwe. Tunibutse ko dufite umwanzi udashaka abana bacu bajya mu nzu y'Imana. Ibyo nabyo twabitekereza. Ndakoresha izihe strategy. Mwibuke mwebwe ku gihe cyanyu mubyeyi byari biryoshye mu nzu y'Imana. Ni bande bampamiriza ko uyu munsi mu nzu y'Imana bibishye, biri power? Ni bande babona mu nzu y'Imana hari birungu? Ntabwo mubibona. Mugenda mu gitondo mugasanga uko byahoze zo niko byahoze n'ejo bundi niko byahoze n'ejo bundi niko byahoze, abana byarabarambiye biteye isese.
kandi urimo urabibarohamo ngo bagende babyina bagaruka iburyo n'ibumoso, ntabwo biri bukunde kuko hari ibindi bigezweho barimo kureba. Umwana rero birasaba ko tubegera tukanasenga Imana ikaduha ububyutse, iduha ububyutse mu nzu y'Imana, haba ahantu hasusurutse twarahakundaga ahantu ho kwifuzwa, ahantu bari butubwire bati Imana iravuze ngo, ahantu batari butubeshe, ahantu turi bukurwe. Ariko aho utsindagira umwana wawe bahagutukiye yumva, sorry to say, mubabarire kubivuga wenda, urambwira uti nararirimbye n'uyu munsi ndacyaririmba, hari umuririmbyi mwaririmba muri inyuma yumva avuga ngo nyoko ari iki, yaragera avuga ati bariya batuka mama ntabwo uza, wenda ntiyabikubwira ko ngatabateranya abana bagiye babika amabanga ko bazi ko muri bubivuge bikabakoraho. So ni ibintu byinshi, ni ibintu binini cyane. Uriya mubyeyi avuze umwana utuntu umwobo, nibutsa umwana wagize ibyago mu muryango, ntabwo ari uriya wawe, urabizi ko tutaziranye. N'undi mwana wagize ibyago mu muryango, ashyingura abantu benshi mu muryango akiri umwana, ari mu nda hari abapfuye avutse, hari abapfuye avuze, we kuri we mu mwobo niho ibintu byose bijya, kandi yarashingutse. So akeneye kumva, akeneye kumenya kubera iki ibintu byose ubijugunya mu mwobo. Ese sheri birashoboka ko washyira mu kabati, oya mwobo, cyangwa se oya bagira sinye. Izo sinye zishobora kuba ari ububabare, zishobora kuba ari uburibwe, zishobora kuba ari ikintu. Ari byo uriya papa avuze, dukurikirane buri kantu kose gafite avuze. Ejo umuhungu wacu yaratubwiye ngo muzigisha parentingi, tuti ati mubwirire ababyeyi yuko abana ari abanyabwenge, ati mwese muzi ko abana ari abaswa. Mbese ni ukuvuga ngo yabivuze mu Cyongereza ngo mwebwe mwishyizemo ko ari mwe bahanga, muzi ko ari mwebwe, ariko mubwire ababyeyi yuko even kids can think we are smart. Wow, mwana myaka 13. Duhora tubabwiriza tukababwira, mbese reba nawe guhera kwa mbere ku cyumweru tuzanye n'uyu mugabo tukababwira, mukaza kwicara tukababwira, ibyaba ari bibi. Ariko nk'ubu dutahanye ubwenge bw'iriya kapo, dutahanye uyu nguyu utazi kureba nabi, dutahanye idea, dutahanye ibintu twakwandika, dutahanye ibintu twatekerezaho. Umuntu umwe ntabwo ahagije, hari ikintu bimariye twitaratinze n'abana, tubatega amatwi tukakumva bakatwumva. Sorry bitezemo Imana babuze. Murakoze cyane. Letitia wabaza ikibazo vuba bwihuse kugira ngo bikomeze. Murakoze cyane. Amagurupe Feel free. Okay. Nanjye ndashaka kugira ku kintu cy'uburere bw'abana kugira ngo ntabwo ari ikibazo. Ni experience y'abantu bashobora kuba bafite inshingano zo kurera abana mu gihe kinini wenda batari kumwe n'abazi. Noneho ugasanga mfite abana mu rugo, wakoze imyenda, wagize gute, ukababwira nakuguriye azi wenyine, ntabwo barimo kubona uruhare rwa se cyangwa rwa nyina mu bibakorerwaho. Nabasohokanye, nabaguriye ibi ngibi, nakujyanye aha ngaha, noneho abana tubatera confusion, agatangira gutekereza dadi wese akora iki, ntacyo akora, ntacyo amaze, mami yangura ibi, mami yagize gutya na gutya. Ugasanga umwana kwa kuri turera abana turabarira bazavamo abantu twifuza. Uko umuriro gutyo aragira ikibazo mvuze mbere gatoya wenda kugira ngo tunoze neza icyo yaravuze ngo se umwana aramutse akoresheje wabona umwanya cyangwa se wabana kujya mu cyumba ukajya gusenga. Mu by'ukuri biraterwa n'icyo twita gusenga. Ubundi iyo tuvuga gusenga mu magambo ni ukuvugana n'Imana. Ntabwo ari ukugenda gufata umwanya urambure ka karago kacu tukameho uvuga uti rero Nyagasani Imana ubu narinje kubwira ko Rudomoro ananira kubera ibintu akoze n'urugero. Ni ibintu ibyo byaba ari ibintu bitari nacyo, byaba bitari naturel, byaba ari ibintu byakwigora cyane. Ariko ibaze murebe wenda mufite nk'inzu ya etaje, muhite mubona akana kawe kikubise nko hasi cyangwa se hari ikintu kibaye urimo kumanuka muri etaje, umanuka uvuga ngo mwese mubwire icyo wabona kuvuga.
yesu we fasha mana njye mfashiriza umwana mana hari ibintu ugenda uvuga ibyo ngibyo urimo kugenda uvuga mu rugero hanze nibwo buryo wagombye guhura n'imana mu buzima bwa buri munsi ubundi imana ntabwo ari idini nk'uko dufite muri twebwe ni imana ibana natwe sibyo Emmanuel imana nibyo se kuko murabyemera ko iri kumwe natwe ubahira hari ubuhamya hari ibiri biri mu byo tuvuga ni ukuvuga ngo ikintu kikiba mu mutwe wawe wagombye ko warashyizemo ko imana ihari mana ndagira ntifashe hari kwigisha imitekerereze yawe ngira ngo aribyo Pawulo yavuze ngo duhinduke rwose tugize imitekerereze mishya tugire imitekerereze tugira ngo ugiye kureba uyu mwana mu buryo bushya ndabwira imana ngo mfata n'icika ndamwica urimo urabwira imana ihari ntabwo bigusaba kujya mu rusengero ntabwo bigusaba kujya mu cyumba bigukundiye ukihera ugafunga kuko wumva byabaye byinshi ariko biranashoboka ko kandi mu buzima busanzwe kubwira imana ngo ntabara tujya tuyibwira tugiye gukora tutamuhanda tujya tuyibwira hari ibintu bibaye so tugire imana ubuzima bwa buri munsi tuyigire ubuzima bufatika byadufasha cyane kuyibwira muri buri kintu cyose kandi ikibwiye n'igikora iyo ibwiye ngo mana ni ukuri ndagukunda ariko ndamwica nibyo ukora ariko iyo ibwite imana mufasha sinshaka gukora ikintu kitari icyawe muri iyi situwasiyo ndumva ninaniwe irumva kandi iraza ikagufasha ngira ngo ku cya kabiri kijyanye n'umwana icyo tukinjiza mu mpano mu by'ukuri dushaka kureba uko twarezwe kuko byatugiriye umumaro ariko mu bana 6 twabyaye birashoboka yuko uwo mwana atari umuririmbyi birashoboka ko uyu mwana afite akandi yakora ese birashoboka ko uyu mwana wamukoresha impano zose muri mwenyine ukareba akunda kuba protocol akunda kuba umuririmbyi akunda kuba umwigisha ese uyu mwana arashaka kubika impano ye yigisha kuko usanga iteka tubatsindagira mu mpano zitari izabo kubera twebwe tumwibutse ko dufite umwanzi udashaka abana bacu bajya mu nzu y'Imana ibyo nabyo twabitekereza ndakoresha izihe strategy mwibuke mwebwe ku gihe cyanyu mubyeyi byari biryoshye mu nzu y'Imana ni bande bampamiriza ko uyu munsi mu nzu y'Imana bibishye biri bored ni bande babona mu nzu y'Imana harimo irungu ntabwo mubibona mugenda mu gitondo mugasanga uko byahoze zo niko byahoze n'ejo bundi niko byahoze n'ejo bundi niko byahoze abana byarabarambiye biteye isise kandi urimo urabibarohamo ngo bagende bajye babyina bagaruka uburyo bw'ibumoso ntabwo biri bukunde kuko hari ibindi bigezweho barimo kureba umwana rero birasaba ko tubegera tukanasenga Imana ikaduhubyutse ituhubyutse mu nzu y'Imana haba ahantu hasusurutse twarakundaga ahantu ho kwifuzwa ahantu bari butubwire bati Imana iravuze ngo ahantu batari butubeshe ahantu turi bukundwe ariko aho utsindagira umwana wawe bahagutukiye yumva sorry to say mubabarire kubivuga wenda urambwira uti nararirimbye n'uyu munsi ndacyaririmba hari umuririmbyi mwaririmba yaramuri inyuma yumva avuga ngo nyoko ari iki aragera avuga ati bariya batuka mama nta muza wenda ntiyabikubwira ko agatabateranya abana bajya babika amabanga ko bazi ko muri bubivuge bikabakoraho ni ibintu byinshi n'ibintu binini cyane uriya mubyeyi avuze umwana utuntu wanyibutsa umwana wagize ibyago mu muryango ntabwo ari uriya wawe urabizi ko tutaziranye n'undi mwana wagize ibyago mu muryango ashyingura abantu benshi mu muryango akiri umwana ari mu nda hari abapfuye avutse hari abapfuye avuze we kuri we mu mwobo niho ibintu byose bijya kandi yarashingutse akeneye kumva akeneye kumenya kubera iki ibintu byose ubijugunya mu mwobo ese sheri birashoboka ko washyira mu kabati oya mwobo cyangwa se oya bagira sinye izo sinye zishobora kuba ari ububabare zishobora kuba ari uburibwe zishobora kuba ari ikintu aribyo uriya papa avuze dukurikirane buri kantu kose gafite icyo kavuze ejo umuhungu wacu yaratubwiye ko muzigisha parentingi tuti ati mumbwirire ababyeyi yuko abana ari abanyabwenge ati mwese muzi ko abana ari abaswa mbese ni ukuvuga ngo
yabivuze mu cyongereza ngo mwebwe mushyizemo ko ari mwe bahanga muzi ko ari mwebwe ariko mubwire ababyeyi yuko even kids can think we are smart. Wow, mwana myaka 13 duhora tubabwiriza tukababwira mbese reba nawe guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru tuzanye n'uyu mugabo tukababwira mukaza mukicara tukababwira ntibyaba ari bibi ariko nk'ubu dutahanye ubwenge bw'iriya kapo dutahanye uyu nguyu utazi kureba nabi dutahanye idea dutahanye ibintu twakwandika dutahanye ibintu twatekerezaho umuntu umwe ntabwo ahagije hari ikintu bimara iyo twitaratinze n'abana tukabatega amatwi tukakumva bakatwumva sorry mbitezemo imana ibamugisha. murakoze cyane Letitia wabaza ikibazo vuba bwihuse kugira ngo bikomeze. murakoze cyane amagurupe Feel free. Okay. nanjye ndashaka kugira ku kintu cy'uburere bw'abana kugira ngo ntabwo ari ikibazo ni experience y'abantu bashobora kuba bafite inshingano zo kurera abana mu gihe kinini wenda batari kumwe n'abazi noneho ugasanga afite abana mu rugo waguze imyenda wagize gute ukababwira nakuguriye azi uri wenyine ntabwo barimo kubona uruhare rwa se cyangwa rwa nyina mu bibakorerwaho nabasohokanye nabaguriye ibi ngibi nakujyanye aha ngaha noneho abana tubatera confusion agatangira gutekereza dadi wese dadi akora iki ntacyo akora ntacyo amaze mami yangura ibi mami yagize gukina ugasanga umwana kwa kuri turera abana turabarera bazavamo abantu twifuza uko umurera gutyo aragenda akura atarabona uruhare rwa se cyangwa rwa nyina azakura n'icyo kintu azakura nayo ideology afite mama ntacyo yamaze ninde ukugabura ni mami ninde ugira gutyo ni mami dadi none isi azataha amubone nk'umuntu uri aho ntacyo amaze mu rugo. Ikindi kintu navuga nanone uburyo tuganiriza abana mu gitondo n'ugiye ku kazi kwanza urabyutse wasuhuje abana hari abantu mu gihe ke buzana mu bana muri aho buri wese ari muri business ariko ubyuka mu gitondo usuhuza abana mu gihe ku kazi niba ufite uburyo bwa transport bagejeje ku kazi basezere mugire amasomo meza mami akazi keza bajya bambwira ngo mami ugire akazi keza nkumva ndishimye ako hagiye uba ufite stress ariko umwana akubwirije mami have a nice day ukumva nyine majye kuryama mami good night ariko noneho baba bafite aho babivoma mu gihe utabigishije ntabwo bazabibona. Njye mfite umwana wanjye mutoya afite imyaka 11 cyugiye nyango arafite like 8 noneho ngo bari muri break kwa kundi sayine bakina yumva ngo umwana aratukanye umwana agoragenda ni headmaster yatubwiye ntabwo umwana yatubwiye headmaster araduhamagaye agenda muri office headmaster ati arimo arashaka iki ngo headmaster ngo kuki abana banyu batukana ngo gutukana ati ninde watukanye ati kandi gutukana ni icyaha. Headmaster aramuhamagaye ati umwana wawe wo muri zo ati kandi maje natakana ngakana ngakariye garaje ya office ati nese numva nigaye tunumva anyumbutse inshingano zanjye umwana mutoza ikintu ati nyikibi buriya turarera ariko ugasanga mwavuze kurera abarebe n'abarabere gikansa nagize ariko ni ukurera intagondwa ngenzi Kinyarwanda cyane kurera intagondwa buriya uburyo tugenda turera abana hagiye kizagera James yabivuze akavuga ati ntunkoreho imagine umwana gutungutse cyangwa ngo ntunkoreye ni cya kihe biwe wararize. Ikindi kintu abana bariga ku ishuri buriya ubwenge cyangwa uburyo bwo gufata ibintu ntabwo bungana mu bana umwe azanye amanota 90 n'azanye 50 reba iki ngiki ni ikimara ntacyo uzamara ntacyo uzigeraho ntacyo uzajya none ugasanga umwana uramuhetimida mu bandi bana aho kugira ngo umutere na courage umwereke kanaka mugenzi wawe yagize amanota naya nawe nukora neza uzagera yangaye none uko kunujye numubwira amagambo mabi ngenda abwira ibintu hari umuntu w'iwacu data wacu yarafite umwana ari umuswa cyane noneho nyina akagera mubwira kwatura umwana amagambo mabi cyane byamuviremo ku ni ikihebe
umwana agenda ajya kwiga hanze mu international schools, aragenda isi akajya yoroza school fees, nawe umwana agiye South Sudan. Kaga ati n'ubundi mami yambwiye ko nta kintu nzimarira, sinziga ngo bishobore. Umwana agenda aratorongera baramubura. Amagambo duha abana, ibintu tubaturaho, umwana mubwiye urashoboye, you are powerful, ufite ubwenge, uzagera kure, muhe success stories, mubwire ati hariya hari James uramuzi, uzi Perezida wa Repubulika ye, kugira ngo abe buriya yarize, yabigenje ku kintu guye. Hari umugabo nzi, yambwiye uburyo bigenza, numvise ari ibintu byiza. Yafashe abana b'abahungu, akagera agasaba appointment nka kwa CEO umwe. Hagati CEO ndashaka kuzazana abana banjye, ubaganiriza. Agasaba appointment akagenda ati uyu ni CEO yagize kuri ibi, murabona ikigo kigo ayobora, areba office kuri meze, asaba appointment mageragere. Hagenda ati murebe, harimo abanyabyaha babo byaranze nabo ngaba agiwawa. Bano bana bari barize ariko bagiye mu mujyi. Donc abana uko tubaganiriza kugira tujye tubereka societe turimo, nibyo bakora bishobora kuba affecting nibi. Reka ndikurondogora. Urakoze cyane. Uburere bw'abana ni ikintu kirekire cyane, ariko kandi kidusaba kwitanga. Biradusaba kwitanga. Usanga twiruka tujya mu kazi, ibintu byose ugasanga tubishyize inyuma, ariko tukibagirwa ko turi kuvunikira b'abana. B'abana tuzagaruka dusange barangiritse. Nibangirika tuba blaming ngo bitwaye nabi, kandi mu by'ukuri nitwe ahubwo tutaberetse icyo twagombaga kubereka. Rero ababyeyi tugerageze dukunda abana, tubaho umwanya, dukine nabo, tuganire nabo. Usanga umuntu avuga ngo akazi ni kenshi karameranye, ariko ugasanga buri wa gatandatu ntakora, agiye muri za bridal shower niba ari umudamu, yagiye mu bukwe, yasohokanye n'inshuti ze, yagiye. Wa mwana buri munsi agahora kubona ugenda. Hari n'abakubaza ngo ariko mami ngo buri munsi uhora ugenda ukabura icyo usubiza. Rero aba bana reka tubahe igihe, tubahe umwanya, tuganire nabo. Hari akandi kantu njya ntekerezaho, abana n'abahanga barareba. Nk'iyo ku ishuri abana batemerewe gupfunyika, ni urugero nka ji bakababwira amazi, umwana wawe ukamugurira gurude itabona, warangiza ukajya umushyiriramo ji akajya kuyinywa ku ishuri yihishe. Metrese yamubaza akavuga ngo ni amazi. Uyu mwana mu myaka ingahe iri imbere azakubera undi muntu, nurangiza uvuga ngo umwana yakunaniye. Akana kanjye kiga muri top niko kabimbwiye, karambwira ngo mami uzangurire nanjye gurude itabona. Kubera iki? Ngo mami ngo abandi bana ku ishuri ngo babagurira gurude zitabona bagashyiramo ji. Numva nkakuye isomo, ndamubwira nti rero buriya kugura gurude itabona ugashyiramo ji kandi ku ishuri babikubujije ni bibi. Muriba ubu uri murabeshya. Dutangira kugirana ikiganiro, ariko mu by'ukuri mpita nibaza aba bana bandi ba nyina babikora cyangwa basi. Urumva ikintu uri gutoza umwana, ejo azakuzanira output utari witeze, uvuge ngo umwana yana. Rero mu tudetaye twose tube maso kugira ngo tubere, babitubwiye abigisha bacu, toza umwana, mbese ube example ye. Umwana ushaka ko azaba we, wowe umeze ute? Mwiheho urugero. Imana ibahe umugisha. Twakiriye undi mwigisha wacu Lambert bariho, yadusuhuza tugakomeza mu kanya, nawe turamuha umwanya. Turakwakiriye, wasanze twatangiye ariko nari mbizi ko uri buze ayo masaha. Tugiye gufata rero akanya gatoya ko kuruhuka, tumaze akanya twicaye, tugiye guhaguruka. Abapapa babe batubishije, baba bagiye hanze, hari agakino gatoya tugiye gukina, baragaruka mu kanya. Tubigire vuba, amasaha arimo araducika, sibyo? Abamama baguma, ariko abamama nshaka cyane ntihaburemo Madame Theo, Mama Elise, Mama Bria, ndashaka abazanye n'abagore babo. Abo bagore basigare, abagabo basohoke, ariko abagore muri rusange baguma. Tubikore twihuse. Na mwarimu wacu se tumuhe uwo mwitozo.
tumuhe umwitozo. Okay, reka basohoke noneho dutegure hano hari agakino gatoya tugiye gukina. Hanyuma rero tugiye gukina umukino uteye gutya. Aba ni abafasha banyu ariko barabona ari kubona. Batsinze. Aba ni abafasha banyu. Uyu mukino icyo ugamije ni ukureba ese aba bantu uyu mugore n'umugabo baraziranye kugera ku tudetaye dutandukanye. Hano twaboroshe dusiga amano yabo, buri mugabo aragenda afate umugore we, narangiza aza aho ngaho areba urukweto rw'umugore we. Araza namara kumubona hariya aragenda afata urukweto rw'umugore we aza mwambike. Twagiye. Oya arabanza mumenye. Oya no, oya reba mano gusa. Genda uzandi okay, muzane inkweto zawe. Okay, mwasoje. Turasaba abazanye n'abagore babo bo baraba bari hano ariko abagore haraza umwe mu bafite abagabo bazanye n'abagabo babo ni hasi umwe nawe ufite sharupe itabona nowera ngwino hano Tuguhereho. Icara ahangaha
tugiye kureba Nowela nawe niba azi umugabo we. Haraza abagabo nk'abangahe harimo umugabo we amukore mu ntoki yumve ese uyu muntu azi intoki z'umugabo we. Okay, twagiye. Abagabo bari hehe bivange n'abandi badafite amusuhuze. Wawita umuhobe warahita umuhobe. Oya muceceke. Bihute mama pia nyaruka. Okay, ngabo babagabo ni mwihute muza mugaruke. Oya arakiza. Uwawe numumenya uramuhobera. Abagabo bose barakora mu ntoki. Umugabo wawe numwumva urahita uhaguruka umuhobera. N'intoki gusa nta hoya.
amahoro y'intoki gusa undi oya uri gutirisha impeta birimo ibiganza abagabo barakukora mu ntoki noneho n'umugabo wawe witamuhobera abagabo mudufashe kwihuta abagabo mwihute ni intoki gusa nta handi umugabo atazi umugore we yambara nimero kandi
kangahe nk'ubu tubajije umuntu hano tukamubaza ngo umugore wawe yambara kangahe wasanga atari kubishoboye twabaza umugore ngo umugabo wawe yambara mu nda kangahe nawe ugasanga ntari kubishoboye rero